ni iby'agaciro gakomeye kongera guhurira kuri iyi YouTube channel Batizo TV show. Nawe utarakanda subscribe genda uyikande, ubundi bwo tujye twibanira mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi. Wibuke gukanda comment ndetse na share, kandi ushobora kutwandikira kuri nimero yacu 0780253798 ukatubwira se nuwe mustar ushaka ko tuzagukoreraho documentaire utakiriho, cyangwa se niba uri umunyeshuri tukakubwira novo cyangwa play. Murabizi intego yacu ahangaha nuko educatinga tuka entertaininga, byose tukabikora nandi ni kuri Batizo TV show. Uyu munsi tugiye kubabwira novo Britney play yitwa The Crucible. Nyuma yo kubaha A Man of the People tukabaha Think For Apart, ubu ngubu nta yindi ni The Crucible. Ese iyi play The Crucible yanditswe nande, yagendeye ku yihe film? Nta handi wabisanga usibye ahangaha. Yubakiye kuri film yitwa Witchcraft, amarozi, kandi yabereye mu gace kitwa Salem, niyo setting of story. Iyi play cyangwa ikinamico The Crucible irimo abakaragita batandukanye b'ingenzi nk'uwo bita Mr. Everett Hale, Everett Paris, Tituba, Mary Warren ndetse na Abigail na Elizabeth. Turaza kureba nibo ba main character, turaza kureba umwe kuri umwe n'uruhare yagize muri iyi kinamico. Nuko mubimenyere, ntabwo ushobora kumva ikinamico utumvise buri mukinnyi n'isano afitanye n'undi. Hano uraza kubonamo uwo bitwa John Proctor. John Proctor umugore we yitwa Elizabeth Proctor. Umukozi wabo bamwita Abigail. Turaza kubonamo Everett Paris, aho afite umwana bita Betty na Eunice we. Turaza kubona muri iyi story sawa gusa, kandi turaza kubona n'umukozi wabo bita Tituba. Just dutangiye na story yacu. Iyi story ibera muri place cyangwa setting ni Salem, ikitwa The Crucible. Main team ni Witchcraft, amarozi. Impamvu yitwa The Crucible bayigiranya nk'agakono ni pot bacaniye. Uko ucanira pot cyangwa inkono, agakono kuguma kugacanira, ibirimo imbere niko bigomeza gutakaza ubuziranenge bwari bufite. Suppose ufashe inkono ushyizemo ikintu runaka, iyo ucaniye hakiyongera increase of temperature, ikintu kirimo imbere gikomeza kwangirika, ntabwo kiguma kugira umwihariko cyane gifite. Iyi nkono rero hakoreshejwemo symbolism igereranywa n'uyu mujyi wa Salem. Uyu mujyi wa Salem hakabamo hari film ya Witchcraft cyangwa Witchcraft cases, hari ibibazo by'amarozi. Ibyo bibazo by'amarozi nibyo bishyira agace ka Salem mu bibazo. Iyi story yacu tuyitangira n'ubundi mu gace ka Salem, aho ubuyobozi bwose buba buri mu maboko y'abapasiteri. Abapasiteri nibo baba bakotorora buri kintu cyose muri icyo gihugu cyangwa muri ako gace ka Salem. Dufashe urugero rworoshye nk'uko ubona akagari, imirenge, akarere, ibo agace kaba kabibagwa yenda na Central Diocese, nibo abayobozi, nibo umupadiri niwe uyobora ku gace iyo paruwasi irimo. Rero n'uyu Everett Paris abari umwe mu bapasiteri bakuriye agace, urumva ni n'umuyobozi w'agace. Rero mu gace abari witchcraft cases just
ibibazo byo kutumvikana ku marozi. Niba umuturage ahingana ibyere, ubwo avuga ko undi muturage ari we ubiri inyuma. Niba yorora inka n'ibyare, avuga ko ubwo hari undi muturage ubiri inyuma. Abaturage baba mu bwoba, hahandi buri kintu cyose kibumubaho ntabwo bayemera yuko cyagakwiye kumubaho, ahubwo hari umuturage ubiri inyuma kwa kanaka, nibo bandogera. Kandi wibuke, ibintu byose biri mu maboko y'abapadiri, y'abapasiteri. Mr Paris aba ari umwe mu bafite inshingano zo gukemura ibyo bibazo biri muri ako gace byo gushinjanya amarozi. Haba hari umukobwa batatu baba bafite itsinda bajya gucuragura, bagenda bambaye ubusa mu ijoro bafite agakono kaka. Baba ari Titumba, umukozi wo kwa Paris, n'umukobwa we Betty, bari kumwe na Abigail. Bagenda bakabyina mu ijoro bambaye ubusa bari gucuragura. Mr Paris akababona, yababona umukobwa we Betty agakeka ko nibabona se niwe ushinzwe gukemura ibibazo by'amarozi mu gace, none babonye umukobwa we ari gucuragura, byazamukoraho. Betty agahita afata umwanzuro wo kugwa muri koma kugira ngo arinde papa we. Baba bizeye neza impamvu bajyana wa mukozi wo kwa Paris Titumba, nuko icya mbere aba asa nk'abirabura, iwe ari umwirabura. She is black Titumba. Bamujyana kuko barabizi ko babona ukuntu asa ari umwirabura, bakavuga ati ibyo byose kuva ari umwirabura afite amakuru ku bintu by'imbaraga zepfiriya byo gucuragura, reka tumwoshye tumujyane. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri impamvu bajyana Titumba, nuko baba babizi neza ko ari umuswa, atashobora kwidefanda mu rurimi rw'iwabo ngo avuge ko bamubeshyera. She can't explain herself because she don't have enough vocabulary for explaining herself. Ntabwo vocabulary azi. Suppose that ugiye mu kindi gihugu nta rurimi uzi, n'ubwo uzi n'ugupfundikanya. Rero Titumba nka Savat, nk'umukozi wo kwa Betty, bari bamwitwaje kuko barabizi ko nibafatwa bazamubeshyera kuko atashobora kwisobanura. Bakamujyana, yababonye Paris, byamenyekanye mu gace hose ko umwana wo kwa pasiteri bamubonye ari gucuragura kandi ari kumwe n'umukozi waho, ari kumwe na Abigail n'isyanu n'umwana bagira icyo bapfana nabo bari kumwe. Inkuru irakwirakwiye. Betty yaguye muri koma, bari gusesengura icyabiteye. Babagenda banywa amaraso bari gucuragura muri iryo joro. Rero Titumba babishyira byose kuri Titumba kubera ko ntabwo yakisobanura, nta rurimi azi, kandi bari bamujyanye kubera ari umwirabura, bavuga ati ibyifiteho amakuru, bakabimugerekaho. Haba hari umupasiteri wundi bita Platinum ndetse na Mr Hay. Platinum yafatanyaga na Paris gukora ubugenzuzi ku marozi ashinzwa muri Salem. Bamwohereza Mr Hay gufatanya nabo. Nka kwa kundi mujya mubona niba ahantu hari abantu bafatwa n'imyuka mibi, hari abantu baba bohereza babonekerwa kurusha abandi bapasiteri. Rero na Mr Hay aza mu ubwo buryo kugira ngo akemure icyo kibazo kiri mu gace ka Salem, niwe bohereza ngo aze agikurikirane. Mr Hay yahagera, ajya gukurikirana cya kibazo, atangira gushinza abantu icyo uba ugomba gukora.
niba ufite umuntu ushinza amarozi, uramuvuga utange n'urugero. Ayo marozi namufata ntuvuge icyo kintu gituma kuko ari amarozi, afungwe. Nawe nashinze undi ashinze undi afungwe. Nafungwa wa wundi nafungwa avemo ajye mu ndi. Abigail babisinja Titumba agafunga, kuko ufite gushinja umuntu ukeka kukurogera ufite amarozi, wamushinza yashinze undi akavamo, yamubura agafungwa, yafungwa atabona uwashinza bakamumanika. Rero Abigail habashije amezi 7 avuye kwa John Proctor. John Proctor akaba afite umugore we bita Elizabeth aba yarirukanye mwayo mezi 7 Abigail kubera ko yajyaga amuca inyuma iwe na John Proctor. Elizabeth agahita afata umwanzuro w'uko agomba kwihimura. Nicyo gihe cyiza yarabonye Abigail cyo kwihimura kuri Elizabeth Proctor. Arafata akamujyana mu rukiko, akoshya umukozi wamusimbuye bamwita Mary Warren. Yakoshya Mary Warren aba ari umukozi wahise umusimbura nyuma y'uko ahavuye Abigail, atasimburwa n'umukobwa bita Mary Warren. Hanyuma Mary Warren yamara kumusimbura aramwoshya akamuha igipopi ngo azamuhere Elizabeth Proctor kugira ngo azabone uko amushinza Abigail. Mary Warren akagenda akajyana cya gipopi akagiha Elizabeth. Yagiha Elizabeth, Abigail akajya kurega kwa Mr. Hay yuko Elizabeth afite amarozi. Ikimenyimenya afite igipopi kiri mu buriri aho arara. Mr. Hay yahajya agasanga kuko cya gipopi kirahari. Elizabeth akajya get in jail, akajya bakamufunga. Bamufunga, umugabo we John Proctor agakurikirana amakuru, akamenya neza ko umugore we yafungishijwe na Mary Warren. Igipopi yari yagihaye na Abigail ari umupango yari yapanze, akamujyana ngo ajye kuvuga ukuri. Mary Warren akabyemerera John Proctor ko agiye kuvuga ukuri mu rukiko. Yagera mu rukiko, aho kugira ngo avuge bya bindi yasezeranyije John Proctor, ahubwo akavuga ngo uyu John Proctor usibye kuba yarirukanye umukozi wabanje Abigail n'umugore we akaba akoresha witchcraft cases, akaba afite amarozi, najya njya afata ku ngufu akanankubita nta nubwo anashobotse, hakaba situation iron. Ibyo yagiye kuvuga ageze mu rukiko arabihinduye. Yaje kuvuga ukuri ko nta marozi Elizabeth afite, ahubwo yohejwe na Abigail, akaba igipopi yaragihawe na Abigail. None ageze mu rukiko ahubwo aravuga ati ntabwo uyu mugabo John Proctor, umugabo wa Elizabeth, ntabwo ashobotse, usibye kuba afite amarozi arankubita akanansambanya. Bikarangira atabivu. John Proctor agafata umwanzuro wo kujya kwivuga ku giti cye ngo agende avuga ukuri kose kubiri kuba, avuge ko ari we wafataga ibyabaye byose, ko ari we wafataga Abigail ku ngufu. Ibyo byose ari kubikora kugira yihimure ku mugore wamwirukanye Elizabeth Proctor. Agafata umwanzuro akajya mu rukiko.
yajya mu rukiko akavuga mu rukiko amakosa ye yose, ati uyu mukobwa uri gushinja amarozi umugore wanjye Elizabeth mu by'ukuri ntabwo afite amarozi, ahubwo icyabaye ni uko uyu mugore wanjye Elizabeth yirukanye uyu mukozi Abigail mu gihe yakoraga iwanjye mu mezi 7 atambutse. Niyo mpamvu yamurakariye ashaka kumwihimuraho. John Proctor avuga ukuri kose mu rukiko. Mr. Hay arangije aramubwira, reka tuzane umugore wawe twumve ko abyemeza. Umugore baramufungura, bamubajije iwe agira ngo nanone n'umugabo we bamubeshye, arabihakana. Aravuga ati ibyo bintu byose bashinze umugabo wanjye baramubeshyera, nta mukozi yigeze akubita, nta mukozi yigeze aca inyuma, ntabwo yigeze anca n'inyuma n'umunsi wa rimwe, kuko yari azi ko nanone bari kumubeshya. Iby'umugore we wa John Proctor Elizabeth atanze bihabanye n'ibyo John Proctor yari aje kwireguramo, bituma John Proctor bamufunga kubera yabeshya urukiko, kandi mu by'ukuri yavugaga ukuri, ahubwo ni uko yanyuranyijwe n'umugore we. Umugore we yagira ngo saving the life of her husband. John Proctor arafungwa, umugore we utwite Elizabeth agafungurwa. Nk'icyo gihe the trio of Mr. Hay was very flawed, unright and untruth. Bwari ubucamanza bwa Mr. Hay bwari ubwa nabwo, kuko kubeshyera umuntu gusa bakamusanga akamenyetso yuko afite amarozi byatumaga afungwa, atabona uwo akihana, yaza agashinja undi akavamo, wa wundi ashinjije akajyamo. Byaje kurangira abaturage benshi bo muri Salem bafunzwe, abandi baricwa babuze abo bashinja. Nyuma y'igihe runaka Elizabeth wari utwite aza kugira inama Mr. Proctor yo kwihana agashinja undi nawe akava muri gereza. Abaturage benshi baba barafunzwe kubera ubucamanza bwa Mr. Hay bwari fraud, naho bwari ubwa nyabwo. Wa wundi Abigail nyuma yo gukora ibyo byose birangira avuye kwa Mr. Paris akigendera akajya mu mujyi. Noneho Mr. Hay influence ye na Elizabeth bashishikariza kwihana John Proctor. John Proctor akabyanga, aravuga ati sishobora kwihana mu gihe nkashinze umuntu utarigeze ukora icyaha, aho kugira ngo njye nzashinze icyaha nk'uko bashinjije nta gihari nziza umuntu ubusa, ntabwo nihana. Kandi itegeko rivuga ko niba wafunzwe bagushinjije amarozi ugafungwa, urihana nawe ugashinza undi ukavamo bakamufunga. Niba utihanye ngo ushinze undi, barakwica, barakumanika. John Proctor akahakana ko adashobora kubeshyera umuntu, at the end of story bakamumanika, kuko niko itegeko rivuga ko story irangira. John Proctor apfuye. Noneho umucamanza Mr. Hay yakora evaluation y'imanza zose yaciye, bikarangira abonye ko hari huzuyemo amakosa. Yagiye akora amakosa menshi, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe, nta kintu yabihinduraho. Ubucamanza bwe baza kubona ko butari bushobotse, bwari bwuzuyemo ibinyoma. End of story. The Crucible. Mwibutse gukanda subscribe, share na comment kuri Batizo TV Show.